Ngiye kubasuhuza inshuti bakunzi ba Deborah Kaneza, amahoro y'Imana nabane namwe. Ndabakunda nkuko nabasezeranyije. Rero tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni ubuzima, ijambo ry'Imana ni imbaraga, ijambo ry'Imana ni ubutsinzi, ijambo ry'Imana ni ubutunzi butabora, ijambo ry'Imana ni inkota ityaye ihiga ibyaha ikabikuraho mu izina rya Yesu. Ngaho rero muze tubane mu ijambo ry'Imana, reka tubanze dusenge Imana, dushime Imana, undi tuganire ku magambo y'Imana. Imana turagushimiye, turaguhimbaje kuri mwiza, uri mwiza cyane kandi uri mwiza wamutegereje. Turagukunda Kristo kuko wari we wanje kudukunda, waraje uba mu isi ndetse wemera kuvukira mu muntu, urababazwa, urashinyagurirwa, wambara ubusa ndetse wambara ikamba ry'amahwa, urashinyagurirwa. Mwami ucirwa mu maso n'abo waje gucungura, ndetse Mwami nyiricyubahiro ntiwabyinubira, ahubwo uravuga ngo ndasohoza icyo nagambiriye, icyubahiro ni cye Mwami. Ngaho rero turi imbere yawe nk'abana bacunguye kugira ngo uzubane natwe muri iri jambo, tugire neza. Iyo ugiye kurivuga Mwami ntabwo nabishobora, amagambo yawe agira umumaro mu mitima y'abantu bari buyumve. Kristo yari mu ijuru, ntibibi by'iki gihe nk'uko abantu bamenyereye ijambo ryawe, ahubwo Kristo bigira umumaro mu mitima yacu, kandi uwizera akemera akanumvira. Ndakwinjiza kugira ngo ijambo rigire icyo rikora ku buzima bwe, bisabye neza mu izina rya Yesu, amen. Tugiye gusoma amagambo ari muri Yohana ubutumwa bwiza, ibice 11, duhere ku murongo wa mbere. Ni inkuru zivuga kuri Lazaro, mwese bamwe murazizi, ndetse hari n'abumva bakumva ni ibisanzwe, ariko amagambo y'Imana ahora ari mashya. Yesu nashimwe cyane. Reka dusome. Hari umuntu wari urwaye witwaga Lazaro w'i Betaniya, ikirorero cy'iwabo wa Mariya na Marita mwene se. Mariya uwo niwe wasize umwami Yesu amavuta ku birenge, akabihanaguza umusatsi we. Musaza w'uwo ni Lazaro, wa wundi wari urwaye. Nuko bashiki be batuma kuri Yesu bati, databuja uwo ukunda ararwaye. Yesu abyumvise aravuga ati, iyo ndwara si iyo kumwica, ahubwo niyo guhimbarisha Imana no gutuma umwana w'Imana ahimbazwa. Yesu yakundaga Marita na mwene se Lazaro. Nuko yumvise ko arwaye, asibira kabiri aho yari ari. Maze iyo minsi ishize abwira abigishwa bati, dusubire i Yudaya. Abigishwa baramubwira bati, mwigisha, amambere Abayuda bashatse kuhaguterera amabuye, none usubiyeyo? Yesu arabasubiza ati, mbega umunsi ntugira amasaha 12? Ugenda ku manywa ntasitara kuko haba habona, ariko ugenda nijoro arasitara kuko haba hatabona. Avuze atyo aherako arababwira ati, inshuti yanjye Lazaro irasinziriye, ariko ngiye kumukangura. Nanarekera aho ngaho. Ndabizi inkuru abantu benshi murayizi. Dusomye aya magambo. Iyi nkuru itubwiye ku umukozi w'Imana bita Lazaro n'abavandimwe be Marita na Mariya. Lazaro yari inshuti ya Yesu nk'uko mubizi. Aya magambo barayasomye rwose, ndetse n'ubu wasanga wanayasomye, ariko kuba nyasubiyemo hari impamvu nyasubiyemo. Uyu Lazaro yari inshuti ya Yesu cyane, yahoraga hafi ya Yesu. Aza kurwara, biba ngombwa ko bashiki be batuma kuri Yesu, baramubwira ngo mwigisha uwo ukunda ararwaye. Yesu abyumvishe arababwira ati, indwara ntabwo ari iyo kumwica, ahubwo niyo gutuma izina ry'Imana rihimbazwa. Yesu ashimwe. Rero hari umuntu ugira ikibazo agahangayika, agata umutwe ngo Yesu ntabwo ahari, ariko Yesu aba ahari. Mwabyumvishe ko Lazaro yamaze iminsi arwaye, ariko batumye kuri Yesu asibira ngo kabiri. Asibiye kabiri ntabwo yahisaza, ahubwo yarabandarareka kugira ngo bya bindi bari biringiye ngo bafite inshuti, ngo bafite Yesu, ngo arahita aza mukize, ngo arahita aza ngo amukize iyo ndwara, ngo abantu bose babone ko bafite umuntu. Oya, Yesu ntabwo ari uko akora, ahubwo Yesu yarabihoreye.
arabareka barabanza batakaza ibyiringiro, barabanza bakura amaso ku bantu, barabanza bakura amaso ku byo bari biringiye byose. bamajije kubona ko nta cyerekezo, bamajije kubona ko nta handi hantu bari bubone ubutabazi, baranashyingura Lazaro ngo yarapfuye. Barashyingura, bararira, barihanagura. Ubwo muri ubwo kurira baravuga ati Yesu umugome, Yesu ntabwo twitaho, Yesu ntabwo dukunda. Batangira kwitotomba, batangira kuvuga amagambo atari meza ati Yesu. Hari n'abavuga ngo umutekamutwe, Yesu namenye ntabwo wakabaye mpari bibira. Ariko Yesu abazi cyane gukora. Nshuti yanjye, reka kwitotomba, reka kwiganira. Yesu azi ikintu ari gukore. Yesu ngo arabihorera asibira kabiri, arangije abwira abigishwa be ngo tugende kureba Lazaro inshuti yanjye kwa Mariya na Marita. Abigishwa bati ubushize bahadutereye amabuye ntabwo twasubirayo. Yesu arababwira ati muze tugende. Abagenda ku manywa se ntimuzi ko batabasha gusitara, ariko abagenda nijoro barasitara. Rero bivuga ngo kugenda ku manywa ukagenda habona biba ari mu mucyo nyine, nta kintu wabasha kuba. Narabwira ati ni ku manywa tugende nta kintu muri bube, ariko nijoro bashobora kuyagutera byo nibyo, ariko ku manywa nta kibazo. Baragenda. Ntabwo izi nkuru nazisomye ngo nzirangize, ariko mu bigaragara n'abasoma bakagera hepfo Lazaro yarapfuye. Amajije gupfa, bamaje kwiheba, bagiye kubona abona Yesu arahahindutse. Haleluya, Yesu nashimwe. Hahandi ubona byangoze, hahandi ubona byanutse, hahandi ubona nta cyerekezo, hahandi ubona nta buzima, hahandi ubona finali nayo ikarangira, warangiza ukihanira ukihanagura, niho Yesu azira. Yesu nashimwe cyane. Ubutabazi bwawe bufitwe na Yesu. Ayo marira urira kuyahoza nta wundi muntu uzaguhoza ni Yesu. Egera Yesu, akira Yesu nk'umwami n'umukiza, niwe ubasha kuguhoza ayo marira. Muhamagare, wireba ku bantu, wireba ku bigukikije. Yesu arahari ku bwawe. Haleluya. Yesu arangije arahagera, ahageze bamwe baritotomba tuje kumara iki. Rero umukunzi wawe arinze apfa turanamushyingura, uje gukora icyaha ngaha, ariko Yesu yarazi icyo ari gukora. Arangije hepfo aravuga ngo abarebye ararira. Yesu ararira. Yarizwaga n'iki? Ntabwo yarizwaga n'inshuti yapfuye, ahubwo yarijijwe no kwizera guke kuri mu bantu. Haleluya. Mureke tugire kwizera. Kwizera njye narakubonye, kwizera kuritura imisozi ikavaho, kwizera kurema ibitariho bikabaho, kwizera gutuma ibitashobokaga bishoboka. Kwizera niko kwa mbere, kwizera niko kutubeshejeho. Yesu nashimwe. Nawe utarufite kwizera ndagusabye kugira ngo ugire kwizera uyu munsi. Kwizera kwawe kuzamure. Mu gihe ubona nta cyerekezo nta nzira, izere Yesu niwe nzira y'ukuri n'ubugingo. Ijambo ryarambwiye ngo niwe nzira y'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa Data atamujyanye. Kandi muri Yesu harimo byose. Muri Yesu hakemukiramo ibibazo ufite, muri Yesu indwara zirakira, ufite Yesu ibibazo birakemuka, ufite Yesu nawe watura muri Kigali, ufite Yesu nawe warya nk'abandi gatatu ku munsi. Hari abantu babaho batazi kurya gatatu, hari abantu babaho bazi ko kurya ari rimwe, hari abantu babaho bazi ko kwambara umwenda wakuburiwe, hari abantu babaho bazi ko kugira inzu nziza ari iby'aba runaka, hari abantu babaho bazi ko ibintu byiza ari iby'abandi. Oya, mu izina rya Yesu, iyo wamenye Yesu aguha byose, kuko ngo biri mu kiganza cye. Byose arabifite mu kiganza, kandi yapfumbatuye igipfunsi ahaza kwifuza ko abari mu isi. Ako gahinda ufite nake, icyo umubabaro ufite mu iki, ayo magana ufite naki, ko Yesu ahari. Akira Yesu umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, mu buzima bwawe. Mwakire, mwemerere, emera yinjire muri wowe, emera agendane nawe, ufate ukuboko, emera wumve icyo agusaba, emera ureke ibyo byose agusaba kureka, umuntu ugendane nawe, urebe ngo ibintu byose birakemuka. Twese nta shusho twari dufite y'ubuzima, ndetse bamwe twanavukiye ahantu habi cyane tutakwifuza no kuvukira, baguhitishije mutakwifuza no kuvukira. Ariko kumenya Yesu bituma Imana yongera ikaguhindurira ubuzima, bya bindi bitari bifite icyerekezo, rya shusho ritagaragara rikarirema rikabishusho rizima. Buri wese akavuga ati Mana ndagushimira. Uzi ko nawe waba ubuhamya bugenda, uzi ko nawe waba
buri wese anyura akavuga ati yo ni wa wundi. Ngo Yesu yigeze anyura ku mpumyi arayikiza, amajije kuyikiza iyo mpumyi iragenda ijya mu mudugudu, irangije ngo abantu bakajya bavuga ko se niwe ko cyangwa se undi ariko asa nawe ko cyangwa se iyo mpumyi irangije aravuga ati ninjye uwo mubona ni njyewe nakize, ni wa mugabo Yesu w'i Nazareti wankijije. Yesu rero arakiza, Yesu akiza indwara, Yesu akiza ibyaha, ndetse na Lazaro mu rupfu yamukuyemo. Yageze kwa Lazaro asiriye kabiri, Bibiliya itubwira ko yari amaze iminsi ine mu gituro, arangije amajije kubareba abonye ko nta kwizera bafite ararira, arangije yegera imbere arababwira ati munyereke aho mwamushyize. Barahamwereka. Yesu aramubwira ati mukureho igitare, agikuraho. Arangije arahamagara ngo Lazaro sohoka, Lazaro sohoka. Lazaro arasohoka, asohoka apfutse, asohoka haziritse ibitambaro mu maso no ku maguru no ku maboko. Bivuga mu buzima bwawe nubwo Yesu yabuzuye ariko nta shusho uragira, ariko Yesu agiye gutegeka aka kanya bigira ishusho nk'uko yategetse kuri Lazaro ngo nimuhambure. Baramuhambura, Lazaro arongera ubuzima, Lazaro aragenda, Lazaro amera neza. Nawe rero ubuzima bwawe butari bufite ishusho bugiye kugira ishusho mu izina rya Yesu. Bitari bifite icyerekezo ku buzima bwawe bigiye kugira icyerekezo. Yesu afite imbaraga zo kubihindura. Nubwo abantu bavuga ngo ntabwo ngo ise ngo iyi shusho ntabwo yagira inzu, ngo ise ngo yarya gatatu ku munsi nk'uko nabivuze hejuru, ntabwo ngo bibaho. Ariko Yesu araje ahindure, abiha ishusho, abiha icyerekezo. Nawe ujye ufasha abakene muri karitsiye, nawe wari ushinzwe kubamesera, nawe ushaka abantu bajya bakumesera ubishyuye. Yesu afite imbaraga izakora ibyo byose. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Icyo usabwa no kwizera, ukiyemerera Yesu ko afite imbaraga, ukakira ko Yesu ari umunyembaraga, ukakira ko Yesu ari umunyabushobozi, ubundi